erega aho tuvuye ni kure, niyo mpamvu ibi bindi byose mwumva hirya no hino bisakuza. Ibyo ni wowe ubivuze, ntabwo ari njye. Ariko nanjye nzaba mpari, tuzaba turi kumwe. Muraho neza? Duherukana kera cyane, ariko uyu munsi ngira ngo turimara agahinda. Mbanze mbashimire rero, nubwo duherukana kera, aho duherukanira umugambi wari nk'uyu nguyu. Twarahuye dukora akazi turakanoza, ubu twongeye kuza hano ngo dusuzume aho tuvuye n'aho tugeze. Ariko reka mpere ku mateka abantu bakwiye guheraho. U Rwanda rwacu, amateka yarwo, aho tuvuye, amagana n'ibihumbi. Ejo bundi u Rwanda ntabwo rwari heza, ndetse mu byavuzwe cyangwa no mu ndirimbo zimwe birabivuga. Ariko nk'u Rwanda ndetse cyangwa n'ibindi bihugu, ntabwo ari ko abantu babaho uko twabayeho, si ko abantu babaho. Cyane cyane mu myaka itari kera, mirongo itandatu n'indi, u Rwanda rwabayeho nabi. Mbere yaho birumvikana twari aho isi nayo yari iri, ntabwo twari kuba turenze kuri byinshi. Ariko kandi ejo bundi urebye imyaka 30 tumaze, aho u Rwanda rwavuye, rwari ruri mu myaka 30 usubiye inyuma, byasobanuraga amateka mabi igihugu cyacu cyabayemo. Ari mu bukoroni, ari nyuma y'ubukoroni, imyaka 30 ushubiza inyuma amaso, byagaragaje byose bikubiye hamwe ubuzima bubi. Politiki rero y'uyu munsi, ndetse uno munsi turi hano twatangiye igikorwa cyo kwiyamamaza, cyo kuzatorwa, kuzatora. Iyo bikorwa mu mitwe y'abantu, mu mitima y'abantu, haba harimo politiki yo gushaka guhindura u Rwanda, ubuzima bwarwo, ubuzima bw'abarutuye,
kugira ngo birusheho kuba byiza bibe nk'iby'ahandi cyangwa binarenge. Iki gikorwa rero ntabwo ari icy'uyu munsi gusa, ntabwo ari icy'ejo cyangwa itariki 15, ni igikorwa gikubiyemo ayo mateka n'ubushake bwo kuyahindura. Niyo politiki ya FPR. FPR tuvuga ni ayo mateka n'ubushake bwo kuyahindura. Niyo politiki, niyo FPR, niyo twebwe turi hano, mwebwe nanjye n'abandi. FPR mu magambo make kandi mwarabivuze, FPR ni ubudasa. Ni ubudasa, ni ubudasa muri ayo mateka navuze, ni ubudasa mu buryo bw'ibigomba guhinduka. Ariko ikibazo gihari ni ukuvuga ngo ariko bihindurwa nande? Bihinduka bite? Bihindurwa namwe, mwebwe. Bihindurwa namwe. Muri politiki nziza niko bihinduka. Hari ubumwe, hari demokarasi, hari n'iterambere. Demokarasi rero abantu bajya bayigiraho kutayumva kimwe cyangwa kutayumva neza, ariko twe dufite uko tuyumva, dushingiraho n'ibikorwa bya buriya budasa by'ibigomba guhinduka mu buzima bwacu twese nk'Abanyarwanda. Demokarasi ivuze guhitamo ikikubereye, icyo ushaka. Ukagira n'ubwisanzure muri uko guhitamo. Ntabwo demokarasi uhitirwamo, ntawe uguhitiramo, ni wowe wihitiramo. Niko bikumvikana hano, nako bikwiye kumvikana n'ahandi, ndetse naho byitwa ngo birakomoka. Aho bikomoka ntawe ubahitiramo. N'impamvu rero nabwo badafite uburenganzira bwo guhitiramo abandi. Kandi kwa guhitamo, uko guhitamo kuva kuri bwa budasa bw'igihugu, bw'abantu, ndetse ubu turavuga ubw'u Rwanda. Abandi nabo bafite ibisukundi. Ibyo bakora ntabwo njye mbifitemo ijambo, mbifitemo n'uruhare, nta nubwo mbishaka, birabareba.
ariko hano muri u Rwanda birakureba birandeba. Rero sinavuga bihagije, reka mpere ibyo kubabera umuyobozi ndabigarukaho. Icyambere nibwira ko namwe ariko mubyumva kuri ibyo maze kuvuga, ariko kugira ngo hari icyiza kiruta kuba umunyarwanda. Ubwo nanone ndavuga jyewe ibindeba. Kubindeba nta kuba mwiza, nta kintu cyiza nko kuba umunyarwanda. Noneho by'akarusho rero, nta cyiza nko kubabera umuyobozi. Impamvu mbivuga ntyo ni uko kubabera umuyobozi biroroha. Mufasha uwo mwahaye inshingano yo kuba umuyobozi wanyu kuzuza inshingano nk'uko tubigenza. Ikigoranye tukagifatanya tukagikemura. Ndetse ibibagoye byinshi kandi kenshi mukabyihanganira, mukabyumva, mugaheraho twese hamwe dushakisha umuti w'ibigomba gukemuka. Rero kuba ndi hano mbasaba ngo tuzatore neza itariki 15 z'ukwezi gutaha. Urabizi muri uko gutora no gutorwa nta kazi kenshi njye mbifitemo. N'ubu niyo mpamvu mu kuza hano byari ukubashimira gusa, ntabwo byari ukubasaba amajwi. N'ubundi simwe mwabishyizemo. None se mwabinshyiramo mukabintamo? Kandi nabwo mubintayemo mufite ukundi mubigenza, njye nta mpaka.
akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora muramfasha ibitaragenze neza ubwo namwe mubifitemo uruhare nk'uko mufite uruhare mu byagenze neza rero ntabwo mwashimirwa ibyiza gusa ngo ngewe mparirwe ibi bitaragenze neza mbyishyure byose turabisangiye sibyo uyu munsi rero ni ugukomeza kumvikana ko n'ibiri imbere byiza kurusha nabyo tubisangiye